Imana yanyigishije ukuri kwahesha umuntu ubugingo, nanjye niko kuri nigisha abantu. Kiri nubwo ni pasiteri, mvugisha ukuri nk'uko kuri, kuko natumwe n'Imana ntatumwe n'umwana w'umuntu. Nigeze kumanura umwana ku ruhimbi yagiye kuririmba yambaye ipantaro ishwanyaguye imbere bita Desire umujene. Urumva umuntu ugiye kuririmba ku ruhimbi ni umuvuga butumwa, arazamukanye n'abandi muri korali yambaye mwene ya pantaro ishwanyaguye imbere Desire. Noneho ndamumanura, naramubonye mubone yanageze birantangaza, mbwira ushinzwe amakorali ngo namubwire, amubwiye arasuzugura, ndahaguruka nka pasiteri ndazenguruka nca umuryango nyuma, ndamwe ngo nasohoka nsanga hanze. Arasohoka nsanga hanze, amaze kunsanga hanze ndamwe mu cyombe n'igiki. None se pasite utubwiye ko uvuga ukuri kwahesha umuntu ubugingo, kandi utubwiye yuko uvuga ukuri kuko uzi neza ukuri, utahamagawe n'abantu ngo wahamagawe n'Imana, uzi iyaguhamagaye. None se pasite hari benshi tujya tubona muri iyi minsi ya none, usanga ari abapasiteri ariko bakaryamira ukuri, ugasanga ntibashaka kwerekana ukuri, ugasanga ibintu barigisha baca ibintu ku ruhande, ugasanga muri make ntabwo bashaka kwerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bafite akabo gakiza bashaka guhanga mu bantu bitewe n'icyo bo bakeneye. Abo bantu wabavugaho iki? Ese abo tujya tubona nanone bigisha abantu bashingiye ku nyigisho za prosperity gusa, z'ibintu by'ubukire, kumva babahanurira amafaranga n'iki, wowe ubavugaho iki? Ese ni iki watubwira ku bantu babana n'abakristo, bakabana n'abakristo bafite amafaranga gusa bumva batunga, abakristo bafite kashi, abadafite kashi bakaburizamo? Ni iki wababwira? Ni iki watubwira ku kijyanye n'icyo ngicyo, cyangwa se ku kijyanye n'abantu tuba tubona bimereye uko nguko, cyangwa se ku kijyanye n'abapasiteri bateye gutyo gusa, bumva bakumva abakristo bifitiye kashi, abadafite kashi bakabona ko batemeye Kristo? Ese Kristo yaje yigisha iby'amafaranga, cyangwa yaje atubwira gukizwa, tugakizwa mu mitima? Iby'amafaranga byaje hanyuma. Tubwire, igira ikintu bitubwiraho. Mwebwe rero mudukurikira, tubahaye ikaze, mwebwe bakurikira Josiane Official, kandi dushimiye abantu mwakoze subscribe, share na comment kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Josiane Official. Uyu mwanya tubonye gize amahirwe yo kumva uyu mutumirwa wacu, reka twumve ikintu atubwira kukuri kw'ijambo ry'Imana, n'ukuri yamenye, nuko twabigenza, nuko twagenda muri iyi minsi kugira ngo tubashe kugeraho gakiza kazima gafatika twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Kuba mwizera, twizera ko amaraso ya Yesu Kristo ariyo yatumye ducungurwa, ndetse ariyo yatumye tubasha gukizwa, tugakizwa nayo. Reka twumve icyo uyu mutumirwa wacu yatuzaniye. Ubwo iyo ari ijambo risubirwamo buri munsi, ryari ijambo ritanga ubugingo, byatuma benshi bamenya icyabahesha ubugingo. Nyamara ijambo risubirwamo buri munsi mu materaniro ni ijambo rigamije inyungu za bamwe. Ni nayo mpamvu iyo ugenzuye neza usangamo business kurenza ubutumwa bwiza. Mwihangane munavuga ukuri nyako nta gucika ku ruhande. Mu matorero hafi ya yose business ni iri imbere kurenza ubutumwa bwiza. Uzasanga bari mu nyungu, ndetse usanga barimo bubaka ubwami bwabo kurenza ubwami bwa Kristo. Icyambere utanga icyacu n'amaturo bishyitse, ndetse bakajya mu kurushanwa, ndetse bajya gutanga amagarade bagahera ku batanze byinshi. Umuntu utanga byinshi nubwo abatera imbuto abakomeye mu itorero. Umuntu utanga icyacu n'amaturo bishyitse ntawe umuvugaho, mvuze ngo ntawe umuvugaho birasengera, kubera icyo wa mukire yarakaye. Koko ise yarakaye, una musore y'umwana niho intambara zavuye, ubwo yagabanije gutanga icyacu. Itorero rirahomba, business irahomba. Munyumvire namwe icyacu n'amaturo mu nsengero biteye ikimwaro. By'ukuri ndagira ngo mbabwire bene data, iri juru tujyamo risa naho ryabaye amagambo. Abitwa ko batuyoboye inzira ijya mu ijuru nabo basa naho batayimenye, cyangwa baradeviye bayobotse inzira y'isi. Niyo mpamvu dushishikajwe no kubaka ibitabashwa by'insengero, tubana n'abantu mu rusengero batagira nawe ukinga umusaya. Dushishikajwe no kubaka amashuri y'ibitabashwa n'amahoteli. Nivugire hoteli kuko wacu twarayubatse, dufite Dove Hotel ngo yatwaye miliyari 2. Nawe munyumvire, watekereza abakene bari mu itorero batagira bakinga umutwe, uhita wibaza ngo ariko ubundi tubaka ubwami bw'Imana cyangwa tubaka ubwami bwacu? Nabugingo n'ubu niko biri, nabugingo n'ubu niko biri. Bijya gutangaza ko perezida agomba kugenda muri VWT igura muri miliyoni 80, nta na miliyoni yasohotse mu byo gufasha umukene n'umushonji. Bijye kubakira umukene uciriritse wifitiye akantu k'akabanza hano mu cyaro 500 mu bakinzi agakingamo umutwe, kuko nta mabati makeya n'amatafari makeya ukayitunganya akabona wakinga umutwe, kuko nta mabati makeya n'amatafari makeya ukayitunganya akabona wakinga umutwe. Ibintu bigaragara muri iyi minsi koko, ujya kubona ukabona umuntu uri mu itorero ngo ni umukire, uwo muntu nawe yakorwaho, batanga ajya kuri lisiti y'abatengwa, bavugamo na wa mukire utanga icya 10 cyinshi, bakumva ntibamushyira kuri lisiti kugira ngo atazatengwa, cyangwa se atazanga gutanga icya 10 ngo itorero risubire inyuma, cyangwa se idini risubire inyuma. Kubera iki? Bamwizeyemo za power afite, bamwizeyemo y'amafaranga afite, ariko iby'agakiza n'ubimubaze ugasanga uko baje bigisha agakiza koko siko bakomeje kukigisha bitewe n'amafaranga. Koko ibyo uvuze byo turabibona kandi biragaragara, ugasanga barishimira gutunga umuntu ufite amafaranga, ariko nibishimira gutunga umuntu ufite agakiza
kazima. Ngira ngo namwe ari aho mujya mukabibona ku midugudu musohokeraho cyangwa se ku midugudu mujya kubwirizaho mujya mubibona. Ese ni iki wavuga ku kijyanye n'icyo ngicyo buriya kiba cyabonetse kwa abakozi b'Imana babigenza gutyo bakumva batunga abakristo bafite amafaranga ariko nibatunga abakristo bafite agakiza kazima, bumva bahindura kriteriya z'itorero z'uko ryaje rishinzwe cyangwa ry'uko bakumva bahindura uko imyizerere yabo yari imeze mbere bitewe n'ifaranga. Icyo kintu wakivugaho iki? Niki twakora nuko umugenda hejuru niko tubayeho mu matorero atandukanye nuko tubayeho. Uzasanga abarepresenta abanyira amatorero bayashinze bazarushanwa kubaka insengero z'ibitabashwa, barushanwa kugura imodoka zihenze, ntabwo bazigera barushanwa mu gufasha abakene, kwita ku babaye. Mu itorero rya mbere ngo nta mushonje wabagamo, ariko nyamara reka mbabwire azagira unyarukira iwacu muri ADPR agiye ku rusengero rwa Nyarugenge. Nibyo koko n'urusengero rw'abakirari b'urusengero ruhuze ukuntu rungana, ruratangaje. Umva ni stade mu rusengero runini koko kandi koko rw'igitangaza rwatwaye amamiliyari. Nyamara icyagutangaza hashobora kuba hari abantu basengera Nyarugenge b'uburari. Ntabwo mbizi sinayoboye, ntabwo mbizi, ariko n'abasengera Nyarugenge bazakurikirana iki cyigisho nabo bazabanza bibaza ngo ariko mu rusengero rusa gutya nta bakristo dufite baburara. Nabo ngo ni pasiteri, nanjye ni kenshi nabikoze, ariko kandi kenshi na kenshi nkaza gusanga ko birimo Imana yanyigishije ukuri kwahesha umuntu ubugingo, nanjye niko kuri nigisha abantu. Ikindi ngo ni pasiteri mvugisha ukuri nk'uko kuri, kuko natumwe n'Imana ntatumwe n'umwana w'umuntu. Nigeze kumanura umwana ku ruhimbi yagiye kuririmba yambaye ipantaro ishwanyaguye imbere bita Desire w'umujene. Urumva umuntu ugiye kuririmba ku ruhimbi ni umuvugabutumwa, arazamukanye n'abandi muri korali yambaye imyenda ya pantaro ishwanyaguye imbere Desire. Noneho ndamumanura naramubonye mu nene nageze birantangaza, mbwira ushinzwe amakorali ngo namubwire, amubwira arasuzugura. Ndahaguruka nka pasiteri ndazenguruka ncombo cyangwa nyuma ndamwe ngo nasohoka nsanga hanze. Arasohoka nsanga hanze, amaze kunsanga hanze ndamwe ngo cyombe ni iki, aramwe ngo ni ipantaro. Iyi ni ipantaro y'umuvugabutumwa ku ruhimbi. Ngo nditu ni ipantaro. Ndamwe rero ntabwo usubira muri korali, ngo ndabuzwa n'iki ngo ndasubiramo. Kikarabaye byabyaye intambara ku mudugudu kubera iki? Ngo se wo mwana n'umunyamafaranga. Iki cyonyine ise koko mwagiraga amafaranga yagira imashini bibazagira ibiki? Byabyaye intambara no muri korali kugeza ubwo bampaye invitation bambara kuri umudugudu. Nivugire hoteli kuko wacu twarayubatse dufite Dove Hotel ngo yatwaye miliyari 2. Nawe munyumvire watekereza abakene bari mu itoro batagira bakinga umutwe uhita wibaza ariko ubundi ubugani bw'Imana cyangwa tuba kugana bwacu. Nabugingo n'ubu niko biri, nabugingo n'ubu niko biri. Bijya gutangaza ko represent agomba kugenda muri VWT igura muri miliyoni 80, nta na miliyoni yasohotse mujye gufasha umukene n'umushonje. Ngibije kubakira umukene uciriritse wifitiye akantu kakabanza hano mu cyaro 1500 mu bakinzi agakingamo umutwe kuko nta mabati makeya n'amatafari makeya ukayitunganya akabona wakinga umutwe. Ni ukuri 1500 byubatse inzu umukene. Muri VWT ya miliyoni 80 irimo inzu zingahe z'abakene, kandi muri VWT ya miliyoni muri VWT nanjye ngenda muri Corona, nanjye ndafite Corona yanjye ngendamo. Toyota Gikumi murayizi zimwe za kera ndafite yanjye ngendamo. Icyo nzi cyo aho agera ndahagera zimwe za kera ndafite yanjye ngendamo. Sinyagirwa nkuko nawe atanyagirwa, twese buri wese agenda yitwaye mu modoka ye. Hanyuma igisigaye ni protocole n'ubwirinzi, ibyo bidutandukanye. Noneho umuntu akanibona muri taribye, ntabwo mbuje abantu kugura amavewiti abafite amafaranga yabo bose bagende bazigure birakwiye nta n'icyo bitwaye. Ariko noneho tekereza kugura vewiti mu mafaranga agafashije abakene, mu mafaranga yakazamuye umushonje. Mu yandi magambo ni uko umugenda hejuru. Niko tubayeho mu matorero atandukanye, nuko tubayeho. Uzasanga abarepresenta abanyira amatorero bayashinze bazarushanwa kubaka insengero z'ibitabashwa, barushanwe kugura imodoka zihenze, ntabwo bazigera barushanwa mu gufasha abakene, kwita ku babaye. Mu itorero rya mbere ngo nta mushonje wabagamo, ariko nyamara reka mbabwire azagira unyarukira iwacu muri ADPR agiye ku rusengero rwa Nyarugenge. Nibyo koko n'urusengero rw'abakirari b'urusengero ruhuze ukuntu rungana, ruratangaje. Umva ni stade mu rusengero runini koko kandi koko rw'igitangaza rwatwaye amamiliyari. Nyamara icyagutangaza hashobora kuba hari abantu basengera Nyarugenge b'uburari. Ntabwo mbizi sinayoboye, ntabwo mbizi, ariko n'abasengera Nyarugenge bazakurikirana iki cyigisho nabo bazabanza bibaza ngo ariko mu rusengero rusa gutya nta bakristo dufite baburara. Nabo ngo ni pasiteri, nanjye ni kenshi nabikoze, ariko kandi kenshi na kenshi nkaza gusanga ko birimo kwibeshya. Nta munsi n'umwe nashobora kurangiza iteraniro ntibwiye abantu yuko icyacuma ari itegeko ry'Imana na koga. Narangiza nkibagirwa ko ikibwacu kidaheje umuntu ubugingo. Ariko mu materaniro yose n'icyigisho cyaba cyigishijwe cyose tuzasoza mu matangazo tubwira abantu yuko icyacumi n'amaturo ari ngombwa, tubabwira ngo nibabizane. Iby'ukuri ntabwo ndimo kubirwanya, ahubwo iyo ari iryo jambo risubirwamo buri munsi ryari ijambo ritanga ubugingo. Cyane cyane ko abigisha babaye benshi, bamwe ntitumenya naho bahamagarwa n'uburyo bahamagarwa, ariko nta nubwo ari bireba kumenya ko bahamagarwa kuko twe tubahamagara. Ntushobora kumenya niba baratumwe cyangwa bataratumwe kuko twe tubatuma, ariko buri ntumwa yose irimenya ikamenya n'uwayitumye. Niyo mpamvu iyo umuntu akwibwiye ushobora kwemera ko yatumye cyangwa ko atatumwe. Ntabwo rero ndi bitindeho cyane, ariko ndabivugaho gatoya. Amazina ni Pasiteri Minani Frodowaje. By'ukuri ndi pasiteri mu itorero ry'abapantekote ADPR. Nasengeye muri 2016 nibwo nabaye pasiteri, ariko mu nzira ndende kuko nabaye pasiteri ari inzira z'Imana gusa, kugira ngo ahari nawe tuzaganira uzafashwe no kuganira n'umushumba. Suko ntari nsanzwe mvugira Imana, nari narayivugiye ndetse narazengurutse igihugu n'igare mfite ubutumwa Imana yampaye. Nigishije henshi hatandukanye, nigisha mu masoko, nigisha mu tubari ari Imana yamenye. Ibyo ushobora kuza kubikurikirana mu buhamya n'ubutumwa no kuri YouTube channel iyi ngiyi urimo gukurikirana n'ubundi birahari, ubishatse wabibona ukabona ubuhamya burambuye uburyo Imana yampamagaye ikamfata ku ngufu ikantuma ku ngufu bikabanza kunanira, ariko bikaza kurangira koko ubutumwa buvuze. By'ukuri rero igihe cyarageze ihitamo noneho ko ntanga ubutumwa kandi nkabutanga nk'umushumba, mwigisha nk'umushumba. Ni muri urwo rwego mu gihe gito cyane yanzamuye imvana mu vugabutumwa bushake ngira mwarimu, ndetse mu gihe kitarenze umwaka umwe nsengerwa kuba pasiteri. Ubu ndi pasiteri, ndi umushumba, narasengewe
reka rero by'ukuri nasengewe kugira ngo nkubwize ukuri kwaguhesha ubugingo. Imana yanyigishije ukuri kwahesha umuntu ubugingo, nanjye niko kuri nigisha abantu. Aka kanya ndagira ngo twigige ku ijambo, kandi tuganire ku ijambo rikomeye cyane, ijambo bita kwera imbuto. By'ukuri bene data, abantu benshi bakunze kuba bari mu nsengero, ndetse insengero zifite abantu benshi muri ibi bihugu byacu byo ivugabutumwa ryarakataje, ryafashe indi ntera. Insengero ni nyinshi cyane, abajya mu nsengero ni benshi cyane, yewe wavuga ndetse ko hari abantu hafi ya bose ari abakirisitu. Ariko igitangaje ni kimwe, ni uko nta mbuto. Birababaje kubona tugira abantu buzuye insengero ariko nta mbuto, ugasanga kuko bazifite nyinshi cyane, uhita wibaza ngo ariko ubundi bigishwa iki, biga iki? Ariko nanjye bikanyobera, mere nka wa wundi ngo babambariza ibyo biga, nanjye ntabwo nzi ibyo biga. Numva ngo bariga ariko ibyo biga byaranyobeye ibyo biga, kubera iki? Ntabwo buri munsi ngo mu nsengero barabwiriza, ariko se babwiriza iki? Ariko hari impamvu nyamukuru. Icya mbere, nababwiye ko nkunda kuvugisha ukuri nubwo ni pasiteri, ntabwo njya ndeba ku madini, ikindi nubwo ni pasiteri mvugisha ukuri nk'uko kuri, kuko natumwe n'Imana ntatumwe n'umwana w'umuntu. Ntabwo mvuga amabwiriza y'idini, ntabwo natumwe n'idini, natumwe n'Imana ubwayo. Ni muri urwo rwego ntatinya kubwiza abantu ukuri. Icya mbere gituma abantu birirwa mu nsengero, bari mu nsengero ari nyinshi kandi barangiza ntibera imbuto, nuko bahishwa ukuri nyako, nuko bahishwa icyatuma bera imbuto, ahubwo bakabwirwa ibijyanye n'inyungu za bene amaza za banyamadini n'abaziyobozi. Reka mbabwize ukuri, nabo ngo ni pasiteri, nanjye ni kenshi nabikoze, ariko kandi kenshi na kenshi nkaza gusanga ko birimo kwibeshya. Nta munsi n'umwe nashobora kurangiza iteraniro ntibwiye abantu yuko icyacumi ari itegeko ry'Imana nakobwa, narangiza nkibagirwa ko cy'ubwacu kidaheje umuntu ubugingo. Ariko mu materaniro yose n'icyigisho cyaba cyigishijwe cyose, tuzasoza mu matangazo tubwira abantu yuko icyacumi n'amaturo ari ngombwa, tubabwira ngo nibabizane. Iby'ukuri ntabwo ndimo kubirwanya, ahubwo iyo ari iryo jambo risubirwamo buri munsi, ryari ijambo ritanga ubugingo, byatuma benshi bamenya icyabahesha ubugingo. Nyamara ijambo risubirwamo buri munsi mu materaniro ni ijambo rigamije inyungu za bamwe. Ni nayo mpamvu iyo ugenzuye neza usangamo bizinesi kurenza ubutumwa bwiza. Mwihangane munavuga ukuri nyako nta gucika uruhande. Mu matorero hafi ya yose bizinesi ni iri imbere kurenza ubutumwa bwiza. Uzasanga bari mu nyungu, ndetse usanga barimo bubaka ubwami bwabo kurenza ubwami bwa Kristo. Icya mbere, utanga icyacumi n'amaturo bishyitse, ndetse bakajya mu kurushanwa, ndetse bajya gutanga amagarade bagahera ku batanze byinshi. Umuntu utanga byinshi nubwo abatera imbuto aba akomeye mu itorero. Umuntu utanga icyacumi n'amaturo bishyitse ntawumuvugaho, mvuze ngo ntawumuvugaho birasengera, kubera icyo wa mukire yarakaye, koko ise yarakaye, unamusohoreye umwana niho intambara zavuye, ubwo yagabanije gutanga icyacumi. Itorero rirahomba, bizinesi irahomba. Munyumvire namwe icyo twita icyacumi n'amaturo mu nsengero biteye isoni n'ikimwaro. By'ukuri nagira ngo mbabwire bene data, iri juru tujyamo bisa naho ryabaye amagambo. Abitwa ko batuyoboye inzira ijya mu ijuru nabo basa naho batayimenye, cyangwa baradeviye bayobotse inzira y'isi. Niyo mpamvu dushishikajwe no kubaka ibitabashwa by'insengero, tubana n'abantu mu rusengero batagira nawe ukinga umusaya. Dushishikajwe no kubaka amashuri y'ibitabashwa n'amahoteli. Nivugire hoteli kuko wacu twarayubatse, dufite Dove Hotel ngo yatwaye miliyari 2. Nawe munyumvire, watekereza abakene bari mu itorero batagira bakinga umutwe, uhita wibaza ngo ariko ubundi twubaka ubwami bw'Imana cyangwa twubaka ubwami bwacu? Nabugingo n'ubu niko biri, nabugingo n'ubu niko biri. Byagutangaza ko perezida agomba kugenda muri VWT igura muri miliyoni 80, nta na miliyoni yasohotse ngo ijye gufasha umukene n'umushonji, ngo ijye kubakira umukene uciriritse wifitiye akantu k'akabanza ahantu mu cyaro 500 mu bakene, agakingamo umutwe kuko ni amabati makeya n'amatafari makeya, ukayitunganya akabona wakinga umutwe, kuko ni amabati makeya n'amatafari makeya, ukayitunganya akabona wakinga umutwe. Ngayo nguko rero, uyu ni Pastor Minani Frodowari wo mu itorero rya ADPR, avuze uburyo ki abashumba bamwe na bamwe bagenda babeshya. Avuga iby'ukuntu bamwe bagwizaho ubutunzi, bigisha abantu kubwo gushaka ubutunzi muri abo bantu. Bavandimwe rero, mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, mukore subscribe, share na comment, ndetse dukomeze n'ibindi biganiro. Tuzaba tugenda tubaha ukuri kwimbitse ku bijyanye n'abantu bitwikira iby'agakiza, bavuga ngo barigisha ijambo ry'Imana kandi bari kuryigisha bitandukanye nk'uko bakagombye kuryigisha. Murakoze.